yanditsemo ibintu breast carcinoma ibintu nk'ibyo ntasobanukirwa mbishyira mu ngiye ko mbona breast cancer stage 2 ndagira ngo nkubwire yuko nzirikane neza wangiriye mu buzima bwanjye bwose ndabizi urakoze ko wankunze aravuga ati udufaranga mfite reka niyo kudukoresha ngo wafata amafaranga yari afite arayajyana ajya i Nyamirambo ku isoko sinzi nimba uhazi urahazi ajya i Nyamirambo ku isoko abashishamo serikeye ebyiri iyanjye n'iya mama Ikaze nanone kuri The Eric Shaba Show nkuko nari nawe basezeranyije iki nicyo kiganiro cya mbere kirimo umutumirwa ijya kurisha ihera ku rugo ntabwo ndi kubona undi muntu numwe nari kugira umutumirwa wa mbere kuri iki kiganiro yitwa Munguyiko Masafi umugore wanjye of course afite abana babiri no umubyeyi afite ibitekerezo byinshi ku bintu bigiye bitandukanye muri kiganiro turamuganiriza twumve byinshi cyane atekereza ku ngingo zigiye zitandukanye twumve ibintu byinshi yagiye anyuramo bimwe muri byo binababaje ariko byamugize uwo ari we uyu munsi bikamushepinga ntimuze kudusiga muri kiganiro ndifuza yuko tubana dukorana ikiganiro kugeza gisoje mwese karibu kuri The Eric Shaba Show. Bitese? ni sawa Meze neza? meze neza Ko mbona ufite akamwenyu ku munwa byagenze bite? ko ndamahoro Urishimye cyane? Ndakwakiriye. urakoze Sikunambaye neza? Urasa neza byahatanye. ndagushimiye Urasa neza, guseka neza. satse kudera isoni Ndi kwiterera agasoni soni. Meze neza ariko? ndamahoro Ndakwakiriye kuri The Eric Shaba Show. ndagushimiye Mutumirwa wa mbere urukumva byakiriye gute? ntago ndabyiyumvisha Ntabwo urabyiyumvisha. Cyangwa uzabimenya ari uko ubibonye nagutuburiye. buhoro uzagenda mbyumva ariko ubu ngubu ndumva bikiri inzozi Ndakwishimiye. nanjye ndakwishimiye Numvaga mu by'ukuri nta wundi mutumirwa ukwiye kuba uwa mbere kuri iki kiganiro. ariko ubu nakosheje ariko Uri kumva naragize akantu k'ubwenge aba bagabo b'abanyabwenge bya seriye. Okay. Ndishimiye by'umwihariko. nanjye Ni ndishimye wowe nyine nta wundi. urakoze Now nangiye kuvuga ngo wivuge nibuka ko amazina yawe nayavuze hanyuma ahubwo nanone nibutse ko hari ukuntu uvuga amazina yawe winjiye nk'ahantu ngo bakaba expectingaga nk'umuntu w'umugabo cyangwa w'umuzayirwa wakwinjira urimo kuvuga uri umudamu 1 2 uri kuvuga ikinyarwanda bigahita bibacanga mbwira ku mazina yawe ho gatoya bigenda bite ngo umuntu yitwa amazina y'amazayirwa ari umunyarwanda ko ari inkuru ndende witwa nde kwanza nitwa Munguyiko Masafi ariko mbere yari Munguyiko Masafi ya Mungu yego noneho haza kubamo impamvu ituma n'ibyandi by'abana nyine ndarihina rihinduka Munguyiko Masafi ryari ryakubanye kilometrike se kuki ryari rirerire ariko kubera ko akundi nko ku ishuri abana baguhamagara Masafi bakarihina ugasanga wenda no muri classe bakoze apere bakavuga ati Masafi noneho barangiza ntibashyireho ya Mungu birangira amabireta amwe yaje yanditseho Masafi ibyangombwa bimwe byanditseho Masafi ya Mungu biba ngombwa ko mvuga ntireka mitemo ariko nawe nyine ukumva karasona neza cyane Masafi ubwo rero muri make nitwa Munguyiko Masafi. Okay. Yego. Byaje bitese uvuka muri Kongo? Ntabwo mvuka muri Kongo, ndi umunyarwandakazi, mvuka mu Rwanda. Hano hirya rwose, aha hirya Ishyorongi. Niho mvuka niho navukiye. N'ababyeyi banjye ni Abanyarwanda, bari Abanyarwanda bombi. Banza nta n'uwari wararenze umupaka. Ubwo rero amazina yanjye ni inkuru ndende, ariko nagize umugisha
ibisobanuro byayo mbibwirwa na mukuru wanjye. Okay. Urumva njyewe ntabwo nari kubimenya Mm. ko nari umwana, kandi nta nubwo nari mfite umugisha wo kubibaza ababyeyi, nta bari bahari. Ubwo rero mukuru wanjye we kuko yari mukuru, nza kumubwira ko kubera iki niswaye amazina mu bana bose b'iwacu, kuko nta wundi muntu w'iwacu bose bitwa Amanyarwanda, Irinyarwanda n'Irikristo. Rero njyewe nisanze nitwa amazina y'Ibiswahili. Ndamubaza se kubera iki nitwa gutya? Arambwira ati rero wowe amazina yawe ni ubuhamya, ati nujya wumva amazina yawe ujye wumva ko ari wowe, arakudekiriva wowe. Arangije arambwira ati rero mama mbere yuko agutwita hari inda nyinshi zabanje kuvamo, igihe kiza kugera aragutwita, ariko nawe agutwise ngo inda igeze nko mu mezi 6 mama ararwara. Ararwara cyane, urumva twari dutuye Shyorongi, biba ngombwa ko bamuzana mu bitaro muri CHK. Ubwo amara y'igihe, urumva guhera ku inda ifite amezi 6 kugeza igihe navukiye nimwo yabaga mu bitaro. Ariko ngo baramubwira, abaganga bari barabwiye papa ko nta cyizere cy'uko nzabaho n'umubyeyi ko atazabaho. Ariko bya bindi uvuga uterekane kurekura umuntu wanjye, papa arakomeza aramurwaza. Umva rero nk'umuntu wari uzi ko afite umudamu uri mu bitaro ashobora no kutazabaho kandi azatindamo, aravuga ati udufaranga mfite reka niyo kudukoresha. Ngo afata amafaranga yari afite arayajyana ajya i Nyamirambo ku isoko, sinzi nimba uhazi, urahazi. Ajya i Nyamirambo ku isoko abashishamo serikeye Babarira. 2, iyanjye n'iya mama. Urumva amezi 6 kugera muri 7 umuntu aba yakuze, umwana mu nda aba yakuze ku buryo umwishyingurira. Avuga ati hatoya ntazatwara imirambo mu kirago nyitahanye, reka mbe mbukinze serikeye. Ngo arazibitse i Nyamirambo, tukomeza kutubaho ngaho mu bitaro amezi 9 ageze. Ntago mbizi neza, ntago yigeze ambwira nimba ari amezi 9 nimba igihe cyo kuvuka kigeze. Ndavuka, babona mbayeho na mama bayeho. Ubwo rero papa ngo baramuhamagara, baramubwira ati ngwino umubyeyi aribarutse kwa muganga. Nyine urabizi nka kwa kundi bahamagara umuntu uzana imyenda y'umwana. We rero yirukanka ajya kureba ko mama ariho cyangwa njyewe ndiho. Akitubona ngo agisanga turi bazima, ahita atangara, aravuga ngo Mungu iko, masafi ya Mungu. Avuga ngo bishatse kuvuga mu Kinyarwanda, avuga ngo Imana iriho n'ibyiza byayo. Yego. Wenda ushaka kwibaza uti se yarazi Igiswahili yakirose uwo munsi? Twebwe muri make ubundi mukuru wanjye yaje kumbwira amateka yuko papa yashyingiraniwe na mama cyangwa yashakiye mama, bari batuye hano mu Biryogo hafi yo kwa Nyiranuma. Niho yakuriye, niho yashakiye, ni naho abavandimwe banjye nka 5 bavukiye. Rero ngewe igihe kiragera hari igihe cyageraga ababyeyi bakajya muri komine, bagasubira mu cyaro. muri komine. Muri komine, sorry. Ubwo rero naye ndi navukiye muri komine, twavukiye muri komine turi nka 2 banze. Wavukiye i Kigali ahubwo uhita ujyanwa muri komine? Oya, natwitiwe muri komine. Mama yari atuye, twari dutuye Shyorongi. Yego. Ariko kubera amakomplikasiyo mu kubyara aza mu bitaro CHK. Ubwo rero uri umunyakigali wawe? Njye navukiye CHK we. Bahitaga kera babyitaga ngo nukuvukira muri clinique. Urumva. Ubwo ngubwo mama rero kwa kundi umubyeyi yabyaye bamubaza nk'amazina y'umwana, kamubaze umubyeyi umwana yitwa nde, ati Mungu iko, masafi ya Mungu. Nisanga nitwa gutyo. Itakotinga umusaza. Nuko nguko niswa ayo mazina. Wenda hari abajyamba se ntago wabatijwe. Twebwe kera twari abaporoso. Ntago simbizi nimba hari ubwo wakiragaho irindi zina. Ariko igihe cyaje kugera mbura ababyeyi ntarabatizwa. Ariko nkomeza nitwa ayo mazina kugeza na n'ubu ngubu. Naho mbatirijwe narakomeje nitwa ayo mazina. Ibyo bitangaza bivugwa muri ayo mazina. Mungu iko, masafi ya Mungu bivuga iki mu Kinyarwanda? Amazina yawe ugerageje kuyashyira muri context. Mungu iko biravuga ngo Imana iriho. Masafi ya Mungu, ibyiza by'Imana. Amen. So ibyo bitangaza Imana yakoze uwo munsi biganatuma umusaza ahanura, akakwita
akavuga amagambo yaje kuvamo amazina yawe, wabihuza ute n'imvugo bavuga ngo izina ni ry'umuntu, mu magambo make ahari wenda ubona byaragukurikiranye ukaba nyine Mungu yiko Masafi ya Mungu? Umva, kuva ndi urusoro mu nda ya mama kugerana n'uyu munsi izina ni ryo muntu. Byaragukurikiranye paka. Wow. Tuguhaye ikaze kuri Derek Shaba Show. Murakoze. Turakwishimiye cyane. Hanyuma amazina ndetse n'icyo kiganiro gito tugiranye gitangira bitugejeje kuri ku gice kindi aho tuba tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ari nayo y'uyu munsi. Uyu mwanya rero tugeze muri cya gice cyacu aho tuganira ku nsanganyamatsiko nk'uko nari maze kubivuga, igice cya tubivugeho. Masa tubivugeho se? Ibiki? Ntabwo mbizi, we mu burenganzira niba tubivugaho. Ndakwizeye tubivugeho. Ni waje se wahicaye so tubivugeho. Hari ibyo ufite ubwoba ko tutavugira hano? Now, muri ngingo cyangwa se iki gice ni igice cy'ikiganiro cyacu cyitwa tubivugeho, niho tuganira ku nsanganyamatsiko nyinshi zo mu buzima busanzwe, ariko akenshi tukanifuza cyangwa se twishimira kuzihuza n'ijambo ry'Imana. Hanyuma uyu munsi rero insanganyamatsiko nateguye iravuga ngo ese ni ubwemeramana cyangwa ni ubuhezanguni? Nawe urahita wumvamo ikintu nyine arimo kwemera nk'abakristo, ariko hakabamo nyine n'akantu ko gukabya nyine ukaheza inguni ukagera ku ruhande bya hatari. Siri kubyumva? Nawe muri make umuntu abisemuye neza mu magambo dukoresha ni gukizwa no gukabya agakiza. Uhagaze he kuri iyo ngingo? Banza umbwire icyo uyitekerejeho nkivuga. Kuba gukizwa, akantu ko gukizwa, gukizwa nyine nk'abandi bose, no gukabya, hakabamo no gukabya ku buryo abantu bareba bakavuga ati sha uriya muntu mwana yanjye sha arabikabya pe. Bisona gute muri wowe yibitekerejeho? Ubwo ushaka kumbaza ko wenda ari ubwemeramana cyangwa ari ubuhezanguni? Ubitekerezaho iki? Wahawe nko kugira icyo uvuga kuri iyo ngingo. Urakoze. Urabitekerezaho iki? Icya mbere cyo mbanje kwiseguraho, ijambo ubuhezanguni akenshi mba numva riri muri negative. Yego. Ubwo rero navuga ko gukizwa no gukabya agakiza biri mu cyiciro cy'ukwemera Imana. Gukabya nabyo ariko biri negative ukuntu. Kuko baravuga ngo ibintu byose bikabije ngo bihita bibiha. Mu Gifaransa baravuga tout excès est mauvais. Ese ntibiba byakabije? Ntabwo ariko mbyemera. Rimwe na rimwe hari igihe gukabya ikintu bitajya biba bibi, ahubwo biba byiza kurushaho. Ubundi se kugira ngo nkorohereze neza, ni ikigero ki umuntu akwiye kuba yemeraho Imana gifatika, kandi kuki ubyemera utyo? Nta kigero navuga ngo tushyire nko kwijanisha, ariko wenda twifashishije nka Bibiliya. Yego. Twahasoma. Please. Hari icyo Bibiliya ibivugaho, twasoma muri Matayo. Twitize Bible. Dusome muri Matayo. Matayo 22 umurongo wa 35 kugeza ku wa 38. Haravuga ngo abantu babyumvise batangazwa no kwigisha kwe, ariko abafarisayo bumvise yuko yatsinze reka nayimereye kwa 33, reka mere kwa 35. Ngo umwe muri bo w'umwigisha amategeko amubaza amugerageza ati
mwigisha, itegeko rikomeye mu mategeko ni irihe? Kuri 37 haravuga ngo nawe aramusubiza ati ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose. Kuri 38 haravuga ngo iryo ni ryo tegeko rikomeye ry'imbere. Wenda wanyemerera nkasubiramo. Kuri 37 haravuga ngo nawe aramusubiza ati, ubwo ni Yesu wari usubije uno muntu, aramusubiza ati ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose. Yego. Ni nkaho ushobora kumbwira ko nta kantu k'akareserve gakwiye kuzamo. Urumva ari gukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, ubugingo bwawe bwose. Ndumva nta gisigaye. Bimwe by'ikigero navugaga nta n'ikigero gikwiye kubaho. Nta gikwiye kubaho. Nyine ni to the fullest paka ugaheza. Birenze ahubwo ibikenewe. Yesu Kristo. Ngiye rero numva nukugezayo. Gukizwa nukugeza, mbese nukubikabya kugera ku rwego tutabona igipimo tubivugaho. Ubundi se byitwa ko umuntu yabikabije. Byitwa ko umuntu atabikabije ryari, byitwa ko umuntu yabikabije ryari. Ugiye nko mu buzima busanzwe ushobora gukoresha ingero wenda uzi reka tugereranye. Handi bavuga ngo uyu muntu arakijijwe, umuntu akabya agakiza, ni umuntu umeze gute? Uwo nguwo ukijijwe, uwo nguwo ubikabya ni umuntu umeze gute? Reka wenda nguhe nk'urugero mu itorero ryacu cyangwa nkatwe uko bavuga ngo abarokore. Yego. Ubundi nyine hari nk'ugiye uba ufite nk'inshuti, tuvuga inshuti, ariko ugasanga bavuga ngo amasafa arabikabya, ariko ugasanga bavuga ngo ariko runaka ngo ntago yoroshya ibintu, ngo ntago bigira intambara. Bikumva akenshi rero hari igihe usanga ibyo bavuga ukabya, ngiye nta nubwo nsanga ibyo bavuga ukabya ari byo biranga agakiza. Kuko akenshi uba usanga bavuga ngo masafi ngo ngo kwipantaro ntiyayambara, ngo kuri makiyaje, ariko ntabwo ibyo ngibyo ari byo biranga agakiza. Kuko n'ababikora ni imyemerere yabo kandi bafite uburyo ki bahuza n'Imana. Ahubwo icyo numva bashatse kuvuga, uwavuga ati masafi kuri icyo kintu, uwavuga ati masafi kubeshya ntashobora, masafi kwiba ibyo byo ntashobora. Kuriya wenda nta kibazo wanura, nta kibazo uriya anabonye uburyo yabiterura, anabonye uburyo burya yanabeshya kugira ngo yitambukire. Bikumva. Ariko iyo bavuze ngo ubikabya muri ubwo buryo, nibwo mba numva bahamije ku ngingo, aho kugira ngo bavuge kubikabya kubigaragarira amaso. Nimba ngusubije. No, uransubije. Icyo numvisemo nuko umuntu badakoresha ijambo ngo yabikabije, baba bashaka kugaragaza ko hari ibyo abasha gukora kandi akaba ari n'ibyo bintu. Ariko ubikabya nyine afata icyemezo akavuga ngo ntabyo nakora. Ikindi kandi Bibiliya iravuga ngo bazatumenyera ku mbuto zacu cyangwa tuzabamenyera ku mbuto zabo. Na wa muntu ujya kukudefinisa avuga ko bikabya cyangwa utabikabya, agendera ku mbuto wagize gute, wamwereye. Yego. Wowe se urabikabya? Iyo wigenzuye wenda udakurikije uko abantu ushobora no gukoresha wenda feedback ukora ku bantu uko mva bakuvuga cyangwa uko bakubwira. Iyo wigenzuye ubona ubikabya? Ni ikibazo gikomeye, ariko ndagerageza kubikabya. Ndagerageza kugisubiza. Yego. Ku rwanjye ruhande. Nahize ngo ugerageza kukabya. Ku rwanjye ruhande ahubwo mba numva ntabwo nkabya kubaha Imana, ntabwo nkabya gukiranukira Imana nk'uko bikwiye. Ndi umuntu, yego, ndacyari mu isi yuzuyemo ibibasha kuntera intege nke, ariko ari ibishoboka. Nakabya kubaha Imana, nakabya kubaha amategeko n'amabwiriza y'Uwiteka Imana yacu, nakabya gukunda Uwiteka, nakabya kwakira imbabazi z'Uwiteka. Yego.
uko kubikabya cyangwa kugerageza kubikabya kumbwiye yuko urabishaka ariko nturagera ku rwego byifuzaho bishobora gutuma abandi bantu bakujajinga bakagucira imanza bakumva bagushyira ku ruhande bakakuvugira mu rugongorerano ngo reya cyane bijya bikubaho bijya bimbaho cyane okay. bijya bimbaho ukaba wenda nk'abantu muri gutera story ariko bazi ko icyo kigana ahantu kiri kuganisha wowe nta bitekerezo ufite byo kukivugaho okay. kuko sinzi umurongo uvuga uwo muri bivuga ngo ntitukiyahuza amagambo cyangwa mbese gutera jokes yego igihe rero usanga nk'ibiganiro abantu baba barimo biraryoshye pe ariko ugasanga hamwe n'umwuka w'Imana ukurimo utajya muri uwo mujyo ubwo rero bagahera bavuga ati runaka arahari aho nimuharenge runaka arahari ariko ngiye ku ruhande rumwe hari n'igihe mvuga nti ni byiza nkurikije ukuntu mbyumvise bishobora kuba ubwo buryo bwo gukabya agakiza bishobora kuba hari uburyo byangizamo imibanire nibyo gusa twavuga ko ari ukuyangiza kubera ko abantu babanye cyangwa ababanyi umugani w'abarundi barirekura bakisanzuranaho ku byo udashobora kwinjira ngo abantu baceceke rero iyo harimo nyine umuntu babanza gukontorora ibyo bagiye kuvuga ntabwo bibangamira imibanire yabo cyangwa ubucuti ku rwanjye ruhande numva kudefinisa inshuti ni ibintu birebire ariko inshuti ni n'umuntu wubaha ibitekerezo byawe nawe ukubaha ibye ahubwo numva ari ikintu cyiza kuba yakubaha uwo ndiwe nanjye nkamwubaha mu byarimo kandi ibyo ntabwo byatuma umubano wanjye nawe udakomeza twabana muri ubwo buryo nyine anzimo nanjye muzimo ariko numva bitabangamira umubano wacu kereka wenda undi muntu utanzi cyangwa utansobanukiwe okay tugana ku musozo w'iyo ngingo uko kuba abantu mubana cyangwa bakwegereye baba bakuze muri ubwo buryo byaba byarigize bikugiraho ingaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu buryo ubanamo n'abandi ubwo ni nko nimvuga ingaruka haba hari udutsinda nyine wagiye uhezwamo cyangwa wakwinjira abantu bagaceceka cyangwa se bakaba baguha akato mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari ingaruka zaba zarize zikubaho na rimwe mu buzima bitewe n'ako kantu ko kugerageza kubikabya no kubikagatiza nk'uko abantu babivuga izo ngaruka ntazo nzi okay. ariko wenda wasanga mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari aho nahejwe simbimenye okay. wenda wakwinjira bari kuvuga ikiganiro cyitwa A bakivugira B ntunabimenye ko aricyo bari kuvuga ugahita winjiriramo aho ngaho cyangwa ahubwo twaba twaninjiranye aho hantu tuganira hakaba hari ikiganiro kiri bukurikireho ntahari bitewe n'uko wumva ko nta gitekerezo runaka ntagitangamo cyangwa wenda byambangamira ariko ntaho umuntu wanjye nimba ari umuntu wanjye ntaho uko ntayo byaba byaramubangamiye arakoze cyane Masafi kuri kuduha ibyiyumviro bye cyangwa opinion ye kuri ibintu bijyanye no gukizwa no kubikabya mudufashe mugiye muri comments mutubwire ubundi umuntu akwiye kubikabya umuntu akwiye kwiyoroshya kugira ngo abakwegereye bumve batekanye kurutaho bisanzure cyangwa se umuntu akwiye kubikabya ukabikabya ukadusomera ijambo rivuga ngo ni ubwenge imbaraga byose ariko utamubona atashyizemo akantu ko kwifatafata cyangwa akareserve mujye muri comment mutubwire icyo mubitekerezaho binabaye ngombwa ukaduha umurongo waba ugize neza cyane ubu rero tugeze muri cya gice cyo gusobanukirwa biruseho umutumirwa wacu cyitwa Urinde. Tugeze mu gice cyitwa Urinde aho dufasha abakurikiye The Eric Shaba Show kugira ngo basobanukirwe umuntu turi kumwe. Wowe turacyari kumwe?
cyane. Très bien. Aha. Mu byakuranze cyangwa se muri bumwe mu buhamya bwawe nk'umuntu wagize amahirwe yo kumenya no kuba ndi hafi yawe ibyo biba, wagize indwara ya kanseri kandi mu myumvire yanjye wenda uraza kubidufashamo, hari byinshi ihindura mu buzima bw'umuntu, imibanire, uko wiyumva, imitekerereze n'ibindi. Ariko mbere yuko tubigeraho, bwa mbere wicaye imbere y'umuganga akubwira ngo Masa urwaye kanseri, dusubize muri ibyo bihe, muri uwo munota umwe cyangwa ibiri, umbwira ukuntu wumva byari bimeze, uko wibuka byari bimeze. Urakoze. Icyo navuga ni uko menye iyo nkuru ntari ndi imbere y'umuganga. Okay. Wenda shaka kuvuga ngo byagenze gute, nagiye gufata ibisubizo by'ibizamini nari nafashwe, wenda nabisobanura n'indwaye kanseri y'ibere. Noneho rero hari ibizamini bya mbere babanza kugufata, biopsi n'ibindi bitandukanye. Noneho ariko mu by'ukuri wagira ngo bamenye urwaye iki, ibere ryawe ririmo ikihe kibazo, ubwo ni inkuru ndende. Noneho bifata iminsi ibyo bizami, igihe cyo kujya kubifata njya kubifata, ngiye kubifata babiguha muri envelope, urabizi cyane ko iryo vuriro nari nabifatishirijeho ntabwo umuganga wari wabintumye ari kuri iryo vuriro. Ubundi iyo ufatisha ibizami ku ivuriro umuganga akoreraho ari nabo babigufashe, babyohereza direct kuri uwo muganga. Ariko aho ngaho babishyize muri envelope barabimpa kugira ngo nzabishyire umuganga wari wabintumye kuri indi vuriro. Envelope ibifunze. Ubwo rero ndagenda nicara ahantu, ndabyibuka ndi kunywa agafanta oranje gakonje ku izuba nk'irya saa 9. Ako nyine njyewe muri kamera yanjye ngira amatsiko. Twishwanyuze. Icara ndareba ubu hari byari bigeze no byari kuwa 4, kandi ubwo urumva umuganga niwe buzagiye kumureba mu kindi cyumweru. Ubu nzamara hafi iminsi 4 ntaramenya ibijya mbere. Akantu k'amatsiko rero kaba karaje, ndayifata ndayifungura ndasoma, ariko nkabona harimo ibiterime bya kiganga. Mbona mba simbisobanukiwe. Ariko nyine byaroroshye, ikoranabuhanga ryaraje, mba ngiye muri Google nandikamo iyo nteruro yo hejuru yose, kuko yanditsemo ibintu breast carcinoma, ibintu nk'ibyo ntasobanukirwa. Mbishyira mu ngiye gukora, mbona breast cancer stage 2. Wicaye wenyine uri ahantu? Nicaye njyenyine na fanta nari maze gusomaho nka 2. Singiye kubeshya kongera kunywaho byarananiye. Ariko ni ibintu byaciyemo nko mu masegonda 2 ngiye kumva, numva ni nk'umuntu mvugiye inyuma, kandi nta muntu wari uhari. Numva umuntu ni nk'umuntu umbwiye ngo ubu ni ubuhamya bushya. Ni ubuhamya bushya. Numva ndatuje, ndavuga okay. N'ubundi kuko ubuzima bwanjye nk'uko nabivuze n'ibindi ntavuze, kuva naremwa mu nda ya mama kugeza uwo munsi, ubuzima bwanjye ni ubuhamya. Ni ubuhamya kandi ngenda mbonamo Imana, ngenda mbona mu kuboko kw'Imana. Ubwo nuko byagenze. Ntabwo ncyumva ryajwi rimbwira ngo ni ubuhamya bushya. Ntabwo nongeye kugira, ahubwo nyine hari ukuntu mba nibereye mu dutekerezo twawe, natangiye kumenya gutekereza se noneho ubu ngubu nzabutanga ngo iki, none nkibona ndi kuvuga imirimo y'Imana, ntabwo niyumvishemo ko nzapfa. Nese numva ni ubuhamya bushya. Iryo jwi ryaje niryo ryatumye ugarukana ibyiringiro, ukumva ntabwo kanseri yanjye bisobanuye gupfa. Niko pe naravuze ku mutima, numvishe ntuje nkaho mpise nkira ako kanya. Ahubwo hari ikintu byaba byarahinduye ku kwemera kwawe, ku gakiza kawe? Ubwo burwayi bwa kanseri ni ikintu kirekire cyane. Gusa n'ubundi nk'uko nabivuze, ubuzima bwanjye ni ubuhamya, kandi nagiye mbona ukuboko kw'Imana.
mbese buri stage ngenda mbona Imana bundi bushya, mbona Imana nyizera mu bundi buryo bushya, inyereka mu bundi buryo bushya. Ubwo rero n'icyo ngicyo, iyo process yo kurwara, urwo rugendo rwose rwo kurwara nabonye mu kuboko kw'Imana, nk'uko warumbaje narushijeho kuyibona birenze, kuko ntabwo nari nzi ko kanseri ikira, ariko noneho Imana inkoreye icyo gitangaza irayinkiza. N'ubu ngubu hari igihe turi mu isi duhura n'intambara, ariko nakwibuka aho yandengeje mva nkavuga nti ibyari bikomeye byavuye, iki ngiki nacyo kizavaho. Rero hari imbaraga byanyongereye mu kwizera Imana. Nubwo nubitwemerera, ariko tuzafata umwanya w'ubuhamya gusa, sibyo? Urabyemeye cyane? Merci. Now mu gakiza byakwegereje Imana kurutaho, hanyuma iyo process yose na nyuma, kuko nibwira ko wenda uraza kubivugaho, nubwo ukira ariko hari ibyo bikomeza, hari icyo iba yarahinduye mu buzima bwawe, ya miti n'ibiki byose. Hari ikintu byaba byarangije cyangwa kane kubyita kwangiza, hari icyo byaba byarakoze kuri friendship, uburyo ubana n'abantu, imibanire yawe muri rusange? Ni kinini cyane. Okay. Ndabivuga mu buryo bubiri. Icya mbere, buriya baravuga ngo iyo ugeze mu bibazo nibwo ubona abantu nyabana, abantu bawe. Sure. Ndakubwiza ukuri, uburwayi nagizemo bwa kanseri bwanyeretse abantu, naratunguwe. Hari abo uba utekereza ukavuga uti ngize ikibazo n'uyu nguyu wangeraho bwa mbere, ariko Imana ikora ukwayo. Yanzaniye abashyashya, babandi nari ndambirijeho benshi sinanababona. Kandi buriya burwayi uba ukeneye abantu kurusha ibindi byose, uba ukeneye abantu bakuba hafi. Rero icya mbere, buriya burwayi nagizemo inshuti nyinshi zirenze, Nice. ku buryo byaje kundenga ngewe utuntu twose ndatubika. Umuntu wese wangezeho, wansuye, naramwanditse. Okay. Famiye zansuye, Mwandika nyine kumwandika gutya. Okay. Famiye zansuye, ubwo famiye n'umugabo n'umugore, ni famiye 156. Kandi urumva ni igihe cy'umwaka, ndatekereza ni nk'igihe cy'umwaka cyangwa umwaka n'igice byafashe process yo kwivuza. Ubwo urumva nimba ari umugabo n'umugore, ubwo kuba kabiri, ubwo famiye 100, noneho gushyiraho umugabo n'umugore, abantu 300 na. yego. Icyo ubwo burwayi rero bwankoreye, nongeye kure mu bucu, nongeye kubona akamaro ko kugira inshuti mu buzima bwawe. Imana indemera inshuti nshyashya, kandi nabo ngabo ntabonye, ntabwo mbabreminga pe. Ubwo nangiye ukubaza kwandika, hari abantu bawe batari kuri urwo rutonde, batakugizeho, batakwitayeho, umubano wawe nabo nyuma yaho wakomeje kuba nta makemwa, cyangwa wabayeho uvuga uti sha narababonye? Reka mvugishe ukuri nk'umukristo, irekure pe. umuntu wese hari ukuntu nyine aba agira ibyiyumviro. Yego. Nk'umuntu mu by'ukuri ntabwo wabura gutekereza na runaka koko. Ariko muri icyo gihe nkirwaye nyine nabyibazagaho. Nese reka nkubwire, dufate nk'urugero, hari umuntu nk'Imana yandemeye, nuko yatashye, yaritaye, yarangije urugendo rwe, twe dusanzwe turi inshuti, ariko Imana imuremamo ikintu. Mu gitondo yarambaza ngo waramutse, ninjoro akambaza uryame neza, ndagukunda, ndagusengera. Ibyo bintu yabikoze kuva ku munsi wa mbere yamenya ko ndwaye, kugeza ku munsi, ntekereza ko kugeza igihe numvishe ndi muzima, narakize, narakoze na controle, narakize. Ubwo wafata uwo muntu nka wa muntu utarigeze nakubaza ngo amakuru? Ntabwo wafata kimwe. Muri icyo gihe rero nshatse gusobanura, najyaga ngira igihe cyo kwibaza ku bantu, kuko na runaka, ariko burya uko iminsi icaho ugenda ukura, ukanamenya ko maybe wasanga wari uri mu ntambara zawe
nawe ari muzi bari mu zabo. nabo bari mu zabo. Ubwo rero uko imyaka igenda icaho, uko ibihe bigenda bicaho, nagiye mbohoka ku bantu. Okay. Ukajya nongeye kwakira abantu buri wese mu ntangira cyiciro cye. kubakira. Nice. Ndabikunze bya hatari. Hari mu kanya nari mvuze ko tuzafata umwanya tukumva ubuhamya mu buryo burambuye, ariko hari akantu ugize gukomozaho uravuga ngo ubuzima bwanjye bwose harimo udutendo. Harimo udutendo turimo ubuhamya bushyashya cyane. Birashoboka ko buri gatendo kakubayeho mu buzima wakavugaho mu munota umwe ukagera ugakomozaho kugira ngo abantu bagire ishusho, ariko tuzafata umwanya tubirambure. Biragoye? Oya, ndabigerageza. Ntago ngewe njya rwose ngorwa no kuvuga imirimo y'Imana. Kuko ntekereza ko no kuba aricyo inyongera iminsi yo kuba no kugira mvuga imirimo y'Imana, kandi abantu barushaho kwizera ko Imana iriho. Mungu yiko, masafi ya Mungu. Akambere nakavuze nako k'izina ryanjye uko navutse, icyo ni igitangaza cya mbere. Igitangaza cya kabiri ni muri Jenoside yakorewe Abatutsi, kubona ababyeyi bose bapfa, abavandimwe bagapfa, uri umwana w'imyaka 6 ukarokoka uri wenyine. Icyo ni igitangaza Imana yakoze. Icya kabiri, Imana ni ukunkorera igitangaza ikambera umubyeyi, nkiga amashuri ashoboka, nkafashwa na leta y'u Rwanda nk'uko yagiye ifasha imfubyi zose, nanjye ikamfasha nkiga nkaminuza. Ikindi gitangaza Imana yankoreye ni uko itemeye ko sigara ndi njyenyine, ikansigariza abavandimwe. Wenda tugitangira sinabivuze, twavukaga turi abana 7 kuri papa na mama n'8 kuri papa. Ubwo hari undi papa yari yarabyaye. Urumva nkagira umugisha muri ba bana bose tuvukana kuri papa na mama 7, hapfuye 5, dusigara turi 2 n'uwo musaza wacu tuvukana kuri papa. Ubwo muri make dusigaye turi 3. Igitangaza rero nshimira Imana. Nubwo nabaye imfubyi ndi muto, ariko ngewe ntago nzi urubori rw'ubupfubyi. Abavandimwe banjye, umwe yabaye papa, undi aba mama, bankorera ibishoboka byose, bya bindi ntago nzi uko nabisobanura. Mbasabira imigisha ku Mana, kandi barabizi ko mbizirikana. Icyo ni igitangaza Imana yakoze, kuko hari umuntu wahuraga n'urwo rubori rw'ubupfubyi, ariko noneho akarwumva neza ko wenda nta muryango afite cyangwa abandi nabo yasigaranye bamufata nabi, ariko ngewe ibyo sinabibonye. Ikindi gitangaza Imana yankoreye, yanshingiye urugo. Ni Imana yubakira imfubyi, ni se w'imfubyi. Nk'uko buriya nubwo abantu bavuga tubisoma muri Bibiliya, ibyo bintu iyo bigeze mu byumva kurushaho. Imana ikagushyingira, nta so wanyu, nta nyoko wanyu, nta nyogosenge, ntaki, ariko ikabikora, ikiyubahisha, ugatanga abandi bana bose bashyingiwe n'ababyeyi, ikaguha inshuti, ikaguha abavandimwe, ikabiremera. Icyo nacyo ni igitangaza. Ikindi Imana yankoreye ni ukubyara. Nabyo ni ishimwe rikomeye, kubera ko wenda nyine nakubwe n'ubuhamya burebure. Ku nshuro ya mbere natwise impanga. Abantu benshi wenda ntago babizi, ariko nabwo mbonamo ukuboko kw'Imana, nkwise impanga. Indi igeze ku mezi 8, umwe ntiyabasha kubaho. Ngiye kwisuzumisha bisanzwe, basanga umwe yarapfuye mu nda. Biba ngombwa ko bakora ibishoboka vuba na vuba kugira ngo basove wa wundi. Icyo nacyo Imana yanye, urumva barabavurejemo, bari mu ngobyi imwe, ariko Imana yarakoze igitangaza bari mu mazi atandukanye. Urumva Imana izi ubwenge ku rwego iturebera naho twe tutareba. Kubera ko ntekereza ko sindi umuganga, ntago ndinze ko iyo baza kuba bari mu mazi amwe, ntago bose bari bubeho. Ariko Imana ingirira neza, sinataha nikoreye amaboko. Ibaze gutwita ayo mezi yose ugataha wikorera amaboko, ariko Imana igira neza, indokorera umwana umwe abaho. Aho naho nabonye Imana. Ibaze kugendana umuntu wapfuye mu nda n'umuzima utabizi, ariko mbona Imana. Ibindi yagiye ikora, nagiye mpura n'uburwayi bukomeye, Imana ikanyiyereka, ikanyiza. Ikindi yakoze cyejo bundi giherutse, Imana inkiza kanseri y'ibere. Ni ibintu bikomeye. Ubu ngubu muri uku kwa 4 nujuje imyaka 5 nkize cyane. Mvuga ari nk'ejo hashize.
ubwo rero Imana yakoze ibirenze mu buzima bwanjye kandi ndabizi neza ko igikora n'ibindi. Wow. Yego. Ako gasatsi bwo kigize kuvaho mu gihe runaka? Yewe ntago ngiye nkunda guhisha ibyanjye. Ikintu cyose nzi ko kizavuga Imana ntago nyangihisha. Umusatsi ni mushyashya, maze imyaka nk'itanu wongeye kugaruka. Inzara ni nshyashya, zarahindutse umukara. Ubu ni njyewe ku bantu banzi ndavuga ngo maze imyaka 5 mvutse. Niyo nakoze anniversaire ni imyaka 5. Kuko yego. Bicyaremwe gishya. Yego. Imana ibishimirwe. Urakoze cyane. Yatusezeranyije yuko tuzafata umwanya uhagije akavuga ubuhamya kandi tuzabikora mu gihe kitarambiranye, akatubwira imirimo y'Imana mu buryo burambuye ntagenda muca mu ijambo kandi rwose abihereye ruhande abivuye imuzi. Ubu rero icyo gice cyo kumumenya no kumusobanukirwa nubwo twabikoze mu buryo buvunaguye butinjiyemo cyane, butugejeje ku kindi gice cyacu aho tuganira ku ijambo rimwe. Masa tugeze mu gice cy'ikiganiro cyacu Derek Shaba Show aho tuvuga ku ijambo rimwe. Uburyo rero tubigenza reka nako tubivuge tubikora. Okay. Ndandika ijambo rimwe ndandika ijambo rimwe hano, hanyuma ndikwereke n'abadukurikiye utubwire icyo rivuze kuri wowe. Yego. Apana icyo rivuze mu Kinyarwanda. Icyo risobanuye kuri wowe. Guceceka. Guceceka. Icyo bivuze. Guceceka bisobanuye iki kuri wowe? Iri jambo rivuze iki kuri Masafi? Guceceka. Niyo wabanza ugaceceka ukabitekerezaho. N'ubundi ndacecetse. Ariko icyo navuga guhutiraho si byiza. Guceceka ni byiza kurusha guhutiraho. Okay. Kubera iki? Why? Uko ngenda nkura mbona ko ari ukuvuga cyane no guceceka. Nahitamo guceceka. Kubera iki? Kuko guceceka bituma utekereza ku cyo ugiye kuvuga. Rimwe na rimwe iyo uhutiyeho uvuga ibidakwiriye, ariko ubanje gutuza ugaceceka uvuga ibikwiye. Naho uhisemo kwicecekera unavugeho Mirere na mirere. Oya no. Apana mirere. Kuri situation runaka ukicecekera tu. Bijya bibaho. Rwose situation ikarinda itambuka tagize ikintu bivugaho. Umuntu bishoboye aba ari intwari. Yego. Bijya bibaho ko umuntu aceceka. Kandi ni byiza. Genda nabishyigikira rimwe na rimwe. Ntago ikintu cyose ari ngombwa ko umuntu akigiraho igitekerezo. Agiye ngombwa ko uceceka. Umuntu aguhitishijemo ngo kuvuga guceceka. Kanongeraho akantu ka mirere na mirere. Wahitamo guceceka cyangwa wahitamo kuvuga? Nahitamo kuvuga nanone. Nahitamo kuvuga pe. Ariko ukajya nyine ugenda gake. Nkavuga uko bikwiye kandi ni byiza. Ariko kuri situation iri burangire bwo wahitamo guceceka. Biterwa nanone iyo ariyo. N'igihe iri bumare nanone. Biterwa n'ibyo ari byo. Hari ibintu uba ugomba kuvuga, ariko nanone nubwo uri buvuge ukabanza ugatuzamo ukamenya icyo ukwiriye kuvuga. Ariko nanone hari n'igihe bijya bibaho ko wahitamo guceceka kuri icyo kintu. Ukabona kuvuga biragira ingaruka kurusha ko waceceka. Okay. Amahitamo ni ayanyu, hari uguceceka hari no kuvuga. Aravuze ngo ahitishijwemo guceceka no kuvuga mu bihe bya burundu cyangwa se iteka n'iteka yahitamo kuvuga, kuko nanone kuniganwa ijambo ibihe byose si sawa. Ariko nanone hari situation umuntu ageramo guceceka bikaba byiza kuruta kuvuga. Mwe mubivugaho iki? Hanyuma tugeze mu kindi gice twise ikarita itukura.
iki gice tugezemo twakise ikarita itukura, ariko mu by'ukuri dukoresha amakarita abiri, iy'icyatsi n'iy'umutuku. Ndakubwira interuro, noneho kwanza nayawe amakarita. Ndakubwira interuro, noneho ugaragaze ikarita uri buhitemo. Ikarita y'umutuku irabisobanuye ko ubyemera, utabyemera. Ikarita y'icyatsi isobanuye ko ubyemera, ariko nyine ubwo birumvikana unaza kutubwira impamvu y'amahitamo wakoze. Abarokore benshi babangukirwa cyane no guca imanza kurusha gukunda bagenzi babo. Uvuga ngo hari ibintu bibiri bakabaye bashyiramo effort, imbaraga. Hari guca imanza, hari no gukunda bagenzi babo. Abarokore benshi rero bo babangukirwa no guca imanza kuruta gukunda bagenzi babo. Ntabwo mbyemera. Urabihakanye? Wenda nasobanura impamvu mbihakanye. Rwose Ndumva kuvuga abarokore benshi, ahubwo wenda kereka iyo tuvuga ngo abantu, abantu muri rusange, aho ho bunyine ari kubyemera, ariko abarokore ntabwo. Kuki uhisemo abantu? Abantu ni abantu muri rusange, ako kadefo benshi turakagira, si ukuvuga ngo particularly ngo ni iki gice runaka. Abarokore se bo bashyira imbaraga mu gukunda abantu cyane kuruta guca imanza? Ntago ubwo nyine ndakugaruye aho washaka ko tujya, ndabyanze. Ngiye ndashaka ko tuvuga ku barokore bo bashyira imbaraga mu gukunda abantu kuruta kubacira imanza. Njyewe ukurikije ubuzima ubamo bwa buri munsi, kuko uri mukuru ubana nabo, ukurikije uko ubibona, ubona bashyira imbaraga nyinshi mu gukunda abantu kuruta izo bashyira mu guca imanza? ntago nk'abo tubana. Yego. Ubwo nibo navugaho, ntago navuga abo ntazi, ariko mbona bakunda abantu. Yego. Naho imanza, burya guca imanza akenshi ukujajinze, akenshi nta nubwo wowe ubimenya. By'ukuri rero ntago namenya ngo baca imanza ngo bagira gute. Icyo mbona barakundana, abanjye turakundana, abo barokore bagenzi banjye turakundana. Wahitamo wowe kubihuza n'abantu kuruta kubishyira ku barokore? Cyane. Kuko abarokore ni abantu. Ni abantu. Okay. Izo mpamvu nabikubajije, aba hano hanze bavuga ko abarokore baca imanza bitewe n'imyemerere ahari y'abarokore babamo. Habaho abarokore batanywa inzoga, habaho abarokore bamwe batemera wenda kwambara amapantaro ku badamu, habaho abarokore batemera ibyo kwambara imirimbo, cyangwa se batanyereza imisatsi ngo bayimanure. Bigatuma bamwe muri bo bafata abakora ibyo badakora nk'aho ari abanyabyaha. Bibaho cyangwa byaracitse? Ikibazo uri kumbaza kirakomeye, ariko nabanza nkakubaza nawe mu magambo kugira ngo nsobanukirwe. Guca imanza ushatse kuvuga ni nk'iki? Nari ngiye kubisobanura mu Cyongereza. Ngiye kuvuga ngo ni ukujajinga. Anyway, donc kwa kundi umuntu akurebeye inyuma atanakuzi byimbitse, ako kwita umunyabyaha bitewe n'uburyo akurebye gusa mu maso, cyane cyane wenda ko ukumeze atari ko we ahitamo kumera. Njyewe ntago ku rwanjye ruhande navuga ko nk'uko nabigarutseho mbere, nyine ni abantu, ntago navuga ngo ni abarokore, kuko na wa muntu utari mu myemerere nk'iyanjye, hari igihe wasanga nawe ajya anjajinga, kwa kundi twahereye ku kiganiro tuvuga ngo uriya muntu arabikabye. Ese ntaba njajinze njyewe? Abakwinjiriye. Ubwo rero muri rusange ni abantu. Hari abantu iyo mutumva ibintu kimwe, abogamira uruhande rumwe n'undi akabogamira urundi. Uzi ikintu nkuyemo mu bintu mbwiye, ni uko uwo muntu twita ko ashobora kubaca imanza
tukabyitirira ko ari umurokore, ashobora kuba niyo ataba umurokore yari kuba ajajinga, acira abantu imanza. Nicyo nkuyemo. Muri make guca imanza ntaho bihuriye no kuba umuntu ari umurokore, yabikoze kubera ko ari umuntu. Cyane. Kandi atumva ibintu kimwe nk'uko wenda ubyumva cyangwa atabibona nk'uko ubibona. Yego. Okay. Ako ngako ngakuyemo. Tugeze mu gice cyo guhamagara. Itwaje telefone yawe. Yego. Kandi irimo amayinite. Ifate nkubwire. Ufite amatsiko y'umuntu ugiye guhamagara. Kandi uramufitemo ndabizi. Mu buzima bwawe ufitemo byanga bikunda abantu cyangwa umuntu wahinduye ubuzima bwawe, ukaba wemera ko uyu munsi aho uri we yabigizemo uruhare kandi rufatika, ariko uwo muntu ukaba utajya ugira amahirwe yo kumureba mu maso ngo ubimubwire. Uwo muntu niwe ugiye guhamagara ukabimubwira kuri telefone, ugashyira loud speaker. Yes. Arahari byanga bikunda. Banza umutekerezeho. Ongera umbwire ikibazo. Ni umuntu waje mu buzima bwawe, ubuzima bwawe arabushepinga, donc abugiramo, abukoramo akazi kari positive, keza, wa muntu nyine guhindurira ubuzima. Yego. Hanyuma ku buryo iyo wicaye usubije amaso inyuma, umutima ukubwira ngo runaka aha hantu yahagize uruhare, runaka aha hantu Imana yaramukoresheje, runaka yakoze umurimo mwiza mu buzima bwawe ahantu. Ariko uwo muntu ukaba rwose nta mahirwe urabona yo kumwicaza nk'ahantu wenda ngo umugurire nka kako kagakonje, umubwire ngo ni ukuri nzirikana ineza wangiriye. Okay. Ari benshi se. Urafata ubona pe. Urafata wa undi ubaye ufite nk'umwanya umwe mu ndege, uwo mwanya wawuhande, uwo ni uri buhamagare. Wenda kantu umbwiyeho neza, uwo ntarabasha kwicara ngo mbibwire. Wenda nawe wenda akaba atabizi. Bon, yarabikoze abizi kamwe muko ntiyarotaga, ariko akaba atazi ko bifata gutyo. Okay. Muhamagare. Atanyitabaza. Uhamagara wa kabiri. Uhamagara uri ku mwanya wa kabiri. Ndakwereka izina se cyangwa? Oya, ni ikiganiro ugiye kugirana n'uwo muntu, icyakoze uri bushyire kuri loud speaker kugira ngo mikoro ibashe kugufata. Okay. Ntahongera rwose mpuriye nabyo. Ari kuyivugiraho. Kuyivugiraho. Ahise nyitaba. Yamura volume. Wiriwe. Umeze ute se? Meze neza. Uri mu kazi se? Ntabwo nakoze. Nagira ngo nkuvugishe gatoya, ufite umwanya? Ndawufite, nta kibazo, nanjye gukaraba ngo njye kwiga. Ubwo wewe ni umuntu umaye ikizama ariko reka gitsinde. Ndagira ngo nkubwire yuko nzirikane neza wangiriye mu buzima bwanjye bwose. Ndabizi. Urakoze. Ko wankunze, nkunda kukubwira ngo barambyaye urandera. Imana iguhe umugisha, ndabizirikana, kandi ndabizi ko Imana izakwambika amakamba yabyo. Ibi byari mu nshingano kuko umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Yego pe. Urakoze rero, Yesu aguhe umugisha, nagira ngo mbikwibutse. Ibyo bintu mbandizi byari ngombwa. Ngombwa n'ubwo ntabwo nuzi bikwiye. Uri kubyumva? Yego. Kubera ko uko nakabikoze hari ibyo bwamaze gusubira.
simari nanjye nkabura umwanya abana simbasura nk'uko nyirakuru yari kubasura simbasura nk'uko ba nyina bo bandi bari kubasura simbageraho nk'uko sekuru yari kubageraho nyine hari ibintu byinshi cyane ntuzuza kubera nyine isi n'umwanya mutoya mba mfite n'inshingano nyinshi mfite ariko ubundi rwose byari ngombwa bibiliya iravuga umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba Yesu aguhe umugisha. urakoze cyane nawe Yesu aguhe umugisha kandi ndagukunda cyane nanjye kuva Sawa. Ibintu bunkoresheje. Wow. Uwo muntu mutubwireho gatoya. Shamana bi. Umuntu ni mukuru wanjye. Wa wundi natangira mbabwira amateka yacu. Uwambwiye amateka yanjye ni mukuru wanjye tuvukana mu nda ya mama na papa niwe twasigaranye. Mama Iradukunda Mukabagorora Florence abantu baramuzi akorera mu mujyi Mateus. Ni umukristo mu Nyakabanda ADEPR Nyakabanda aririmba muri Jehovah ne Rehoboth. Iyo ataba mu buzima bwawe nk'uko yabubayemo of course mwari muvindimwe ariko nibwira ko Imana muri misiyo yamurokoreye n'ibyo ngibyo uvuze byari birimo. Iyo atajya kuza mu buzima bwawe tekereza ko uyu munsi byari kuba bimeze bite? Reka nkubwire Imana n'umukozi w'umuhanga kugera ku rwego nyine ibintu byose ibikora muri gahunda. Hanjye ntabwo hari kuba hakibukwa ubanza nari kuba ntakinariho kubera nk'uko nabivuze yandinze kugira urwo rubori rw'ubupfubyi yambereye byose ntacyo nifuje mufite kandi kugeza na nisa n'ibyo akora aba yumva atageze aho akwiriye kandi akora ibirenze. Rero iyo mba ntamufite mba nararwaye nko mu mutwe. Bari kuba utari uri uyu munsi ntabwo nakuba ndi uwo ndi we Imana imuhe umugisha n'imigisha n'amahoro adashira kandi izamwambika n'amakamba mu ijuru. Amen. Imana ishimwe. Iyo gahunda yo guhamagara itugejeje ku musozo w'iki kiganiro. Ikiganiro n'amasafi nyine ntago cyarangira niyo mpamvu twabasezeranyije yuko tuzafata umwanya uhagije akabaha ubuhamya bwisumbuye ariko turagushimiye ko nyine waje wadusuye. Murakoze namwe. Imana iguhe umugisha. God bless you. Amen. Kandi ndibwira ko se uri bugende utampesheje umugisha ko oya sinabikora ntabwo wabikora. Imana iguhe umugisha wakoze kuza. Yego. God bless you so much. Amen. Uwiteka turagushimiye aya masaha ndagushimiye kubw'ineza yawe kubw'imigambi yawe myiza ndagushimiye ko ndi aha hantu mbashije kuvuga kuri gatoya ku mirimo yawe. Ndagushimiye ko wanyongereye iminsi yo kubaho wari ubizi neza ko n'uyu munsi nzaba ndi kuvuga gukomera kwawe icyubahiro n'ikibi cyawe Uwiteka. Nsaba umugisha utagabanyije rero umukozi wawe umutware wanjye Mana nzima ngo umwagure umwuzuze ubwenge umwuzuze umwuka wera urushaho kumukoresha iby'ubutware Mana mu gihe nk'iki ngiki. Ndabizi neza ko isi itorero igihugu bizungukira muri ibi biganiro. Nukomeze kumushyigikira umubere Imana muri byose. Kubwa Yesu Kristo umucunguzi wacu mbisenze nizeye. Amen.